yombi muzajya uhinguka hari ishongoje akuze byose mu nzira ni iki gitumye umukecuru wanjye mutumye kandi uramenye utabonyanyumviye ubusa inama uzayishyire mu biki umusore ati niba ari iki cyatuma nubaka icyo nzagira gute nzagikora aragenda ararambagiza inkumi arayibona sheri shushu ariko ibanga agize ati barashyingirwa pasiteri arasoma imihango ivara rigera ririya ari kurikura hasi bugata ariko umushinga ngomba kuwukomeza bagenda bageze mu nzu ba marene baraho bagisohoka ngo umuhungu yivana mu rushyi rwa nyarukakara barumukurikiye undi akizunga ibizunga mugarura mu rundi areyicarira ngo umukobwa yasohotse mu nzu avuga ati sinashatse umuntu ashatse dayimoni ariruka abantu bati nibiki bati nimbase zababwira maze gutuza ntabwo nashatse umuntu nashatse dayimoni ngo byarangiriye aho ntibabaye ngo umuhungu yaragiye aratakamba aringinga avuga ati oya umuntu wankubise nkiri umugeni ntacyo dupfuye umunsi twagize icyo dupfa ntazanyica aricuza kubera yagiriwe inama mbi rero bana b'Imana mujye mwitonda cyane kugendana n'abantu ndasoma iri jambo risoza kuri aka kagingo nkavuyeho ikitabo cyitwa ubutumwa ku basore buri ukimara kumena ngo uyu muntu anywa urumogi n'urugero udatindiganije utanibajije ngo buriya reka mbabwire yenda turi bukigereho cyo turakivuga tukigezeho baranditse ngo 411 byavuzwe nibi ngo nyereka uwo mugendana nanjye ndakwereka imico yawe ikigwa ntago bigira umubare kiravuga ngo imbaraga ihindura yo mu gufatanywa aka kabiri akagingo ka kabiri kakwereka ko amaze gufatwa n'umwuka w'isi nicyo bita ibirori ibiki ibirori mu bintu bizarimbura abantu mu bintu bimariye abantu bikaba bigiye kuzabarimbuza ni ibirori bana b'Imana mu buhanuzi dufite nuko dufite ubuhanuzi butubwira ngo mu minsi reka tubisome banditse iri jambo mwumve basore abasore muri mu bantu bakunda ibirori ariko mu bintu ngo bizahuza abantu bakarinda barimbuka ni ibirori ndasoma iri jambo Matayo 24 umurongo nuwa 36 ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi naho abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana keretse data wenyine uko iminsi ya Nowa yari iri niko no kuza ku mwana w'umuntu kuzaba kuko nk'uko byari bimeze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure bararyaga baranywaga bararongoraga barashyingiraga bageza umunsi Nowa yinjiye mu nkuge ntibabimenya kugeza aho umwuzure waje ubatwara bose niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzagira gute mu minsi ya Nowa ngo abantu bahugiye mu birori bararya baranywa barashingira ngo bageze umunsi Nowa yinjire mu nkuge ntibagira bati ntibabimenya iyo muri mu bintu bizahitana abasore bikabakura mu byo bizera bikazarangira barambagije abapagani ubu ngubu abasore benshi muri kujya gucyuza amakwe kubera ibirori mujyamo n'ibyo mwirirwa mutegereza mukopera mu by'isi mukirirwa muhanganye n'abayobozi reka mburira abasore bose baraha nubona ubukwe bwawe bugiye gutaha buteranije inama 3 enye atari izo kwiga uko bazanywa atari izo kwiga ku byo bazarya ahubwo ziri kwiga kukuya ni mu ruho bateje uzamenye ko ubukwe bwawe butangiye kuza mu muvumo ntabwo munyumvise utangiye kujya ujya impaka n'abayobozi bari kukubwira bati dore uko inyandiko ivuga wowe uti ibi ntibiberanye n'iki gihe ariko
reka mbabwire, negeze mbona umusore araza abasaza imvi zaje ku mutwe ngo yanze kwambara amasogisi azamuye ngo azambara amasogisi y'ibice, amasogisi y'ibice. Wa mwana we, ubu ni ubukunguzi ko amasogisi ari amasogisi nyine, none uko urambara inkweto zitajya amasogisi ngo nambara udukweto ngo udusogisi tutagaragara. Abantu baringinga, abantu barasenga. Reka mburire umuntu wese w'umusore ujya wicara agatuma abana b'Imana, abakozi b'Imana bicara hejuru y'ibibazo wateje, nawe ubizi neza n'umutima nama wawe kuri kubasaza. Hari igihe umuntu yicaga ngo niba atabikora ashaka basare. Reka nkubwire, nibyo koko ubwonko buzashyuha uduserereze, ariko mu rubanza rw'imbere y'Imana ishobora byose, icyo gihe uzakishyura. Uzakishyura. Buriya hari ibintu mukinisha bitajya bikinishwa. Muntu ukinisha ugakinisha itorero ry'Imana. Muntu ukinisha ugakinisha itorero ry'Imana, uri gukinisha ikidakinishwa. Ubutumwa bwiza tubamo mwizeye muzabutandukanye n'andi madini. Kandi ubu hari n'abawurimo bumva ngo ari agahato. Ngo rero ngo mu by'ukuri ngo biriya bintu ngo ni iby'inyuma, isi nushaka. None se niba uri gusaba ngo uzambare akerekana agatuza, ubisigeze kukwerekana amabere, warasigaye uri hobe byansize wowe ibyo uri gutekereza Satani ahubwo ari kugukoresha. Mbega ni nko kubona umuntu ibirori rero tudaciye iburyo cyangwa ibumoso, nta musore w'umugorozi, nta mukobwa w'umugorozi ubirimo, wa mugani w'abandi ngo ubirimo neza, wemerewe gutaha amakwe yabo tudahuje kwizera, imizinga ive mw'imyibano. Hari n'abagenda bubu radari ibamanitse hejuru irababona. Buriya hari n'igihe twanga impaka tukavuga ngo n'ubundi uri yaripfiriye, mumureka we wabona batagusanze ngo sinabugemeje bundi ngo uko batambonye. Twarakubonye, twaranabimenye n'amakuru yatugezeho, turakureka udahuga ntahaka, tukurindiriza umunsi. Ntabwo byemewe. Bwaba hari n'abajya bambwira ngo none bwabaye ngo atari ku isabato. Ntabwo twanga gutaha amakwe yabo tudahuje kwizera kuko ari ku isabato, ahubwo twanga kuyataha kuko atemewe n'ijambo ry'Imana. Nta anniversary yabo tudahuje kwizera yo kujyamo. Hari umwegeze nyihera ubuhamya ngo yaranyonyombye. Buriya rero ari unyonyomba, wanyonyomba Satani akavuga ati kanze ngo kubita ababaza. Baragenda agezeyo aricara. Bari bamutumiye mu munsi mukuru, nashatse kubabwira kugira ngo mutamumenya. Baramwicaza, batereka inzoga hano, batereka fanta hano, batereka ibiryo ahangana n'amanyama n'iki. Bati rero twebwe Imana ntiki twumva. Nubundi namugoroza tubwira ko Imana yaturetse. Uw'Imana icumva nadusengere tubone gutangira. Ese ari kuvuga ngo amasengesho arabuze. Byeri ziri kubira ngo senga. Oya nkubaze wavuga ngo Imana ntihari. We ari kunkumuye.
ngo mana ngo ibyo kwera ubyeze ngo ibyo kwandura gumye byandure ibyo byari amashwezi namwe wasenziri ibyo ryari ryikuzimu cyangwa ryari ibyo kweza ngo bigumye byere ngo ibyo kwandura bigumye bigire bite byandure ibyo kwari ukwishwaruza gato cyane burya n'abakumenyera na babandi bagukorakora na babandi bakwandikira wa mukobwa we bagukuyeho muri ibyo birori buriya umukobwa w'umugorozi ubirimo neza niyo atambutse abahungu bareba ku ruhande mu gitabo mvitano cyitwa ubutumwa bwatoranyije umuzingo n'uwa mbere n'ibyaduka byo mu isi imeruka ngo umukobwa wese wemera ko bagenda bamukomangaho gutya ujye wumva rega iwo nguwo izina rye nishobora kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo ngo n'umuhungu nawe ugenda ukomanga abakobwa gutya nawe ibyo byararangiye ho barananditse ngo niba abana mutumaga no mu murimo bazamushidikanya none muzi ngo babamenyerera hehe numara kugera mu birori byabo muzicarana arangiza gushyire kuko niko bibereye akurambikeho ukuboko barisibe mu cy'ubugingo utahe wandukuwe ujye uterana urindwe nk'uko ibigori birindwe inyandiko itatwemerera ibyo ngiye gusoma inyandiko eshatu impamvu ibyo birori impamvu tudakwiye kubijyamo icya mbere ngo nitubijyamo tuzakora ibyo tutari dukwiye gukora icya kabiri ibyo birori byose bitari iby'abana b'Imana ngo biba byateguwe n'ingabo z'ikuzimu jya wicaramo uvuge ngo ubu natashye ibirori byateguwe n'abahe n'abikuzimu 87 aranditse ngo 87 igitabo cyitwa uwifuzwaga ibihe byose 605 baranditse ngo ikigwa ni imbere ya Kayafa ni icya kandi mbabwira umubare ibi bigira umubare ndasoma miri jambo ikibirori mbe nkivuyeho ndasoma amapaje 3 gusa ni 75 Petero ntabwo yari yashatse kwimenyekanisha ariko kubera kwiyoberanya yari yishyize mu mwanya w'umwanzi bituma ibigeragezo bimugeraho vuba igihe yashakaga kurwanira umwigishwa we yahagurutse nk'umusirikare w'intwari nyamara igihe urutoki rw'agasuzuguro rwari rumutunzweho acika intege abantu benshi ntibatinya kurwanirira umwami wabo ariko iyo bagizwe urw'amenyo kwizera kwabo kuracogora iyo mwumve noneho nashakaga iyo umuntu yishyize mu itsinda atarakwiriye kubamo ngo yishyize mu ki aba yishyize mu nzira y'ibigeragezo uko biri kose umuntu aba araritse umushukanyi maze amaherezo akavuga agakora ibintu byose atajyaga gukora iyo taba ari aho hantu muri minsi yacu umwigisha wa Kristo uhisha kwizera kwe kubera gutinya kubabazwa aba yihakanye umwami we nka Petero igihe yari mu rugo rw'umutambyi mukuru ijambo nishakiraga ngo iyo umuntu agiye mu itsinda atarakwiriye kugira ngo kubamo ngo aba yiteguye icya mbere ngo aba yishyize mu bigeragezo kandi ngo akaba yiteguye kuvuga cyangwa agakora ibyo atari gukora yataza kujya muri iryo tsinda noneho 114 uwivuzwaga ibihe byose ndahita nsoma 294 inama ku babyeyi abarezi n'abanyeshuri 114 kuri iki cy'uwivuzwe byose mbanza nsoma aya magambo ikigwa kiravuga ngo ku ifunguro ryo mu bukwe ni icya 15 aranditse ngo niba turi abigishwa ba Kristo gukunda ibinezeza ntabwo bizadutera kwivanga n'abisi
ngo dufatanye nabo ibirori byabo by'ubupfapfa, kuko ibyo nta kindi ngaruka bigira bitari ikibi. Ntidukwiriye na rimwe gushyigikira icyaha, haba mu magambo cyangwa mu bikorwa, ntacyo tunavuze cyangwa duhari. Yesu akwiriye kuduherekeza aho tujya hose. Nuko rero dukwiriye kwereka bose uburyo Kristo atuberewe igiciro. Abakingiranira idini ryabo inyuma y'inkuta z'amabuye baba bahombye umwanya w'igiciro wo gukora ibyiza mu mirimo y'ubuntu. Niho ubukristo bubona akanya ko guhura n'ab'isi. Buri muntu wakiriye umucyo w'Imana agomba kumurika inzira y'abatazi umucyo n'ubugingo. Rero bana b'Imana, ngo birakwiriye kugira ngo twirinde gushyigikira ikibi, tuvuze, tugiteye inkunga, cyangwa se tugize tuhabaye no kuhaba gusa ukicecekera ngo nzagenda ngeyo ngo muri biriya birongo ntacyo nzavuga. Inkunga urayiteye uritahiye. 294 impamvu tutajyayo ni iyihe? Muri iki gitabo 294 bavuzemwo iri jambo, barandika bati, igitabo kiri hano 294 baranditse ngo ku isura ya 2, ibirori byo kwinezeza byononekaye kandi bibi, guteranira, kurya, kunywa, kuririmba no gucuranga, biba bishorewe n'umwuka uva ikuzimu. Kubikora ni ituro tuba dutuye Satani. Subiremo paji. Ego baba ndaje nyasubire. 294 baranditse ngo ibirori byo kwinezeza, ngo nzagira anniversaire ngo yego bundi ngo yuko ngo nabonye akazi.